Salam, nizere ko meze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibirungo biri ngombwa, ibirungo umuntu atakagombye kubura mu gihe agiye guteka icyayi. Ese wowe ugiye guteka icyayi ukoresha ibihe birungo? Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibirungo washyira mu cyayi cy'amata n'ibyo washyira mu cyayi cya mukaro. Ese bitandukanira hehe? Ese ubaye ubuze kimwe ukabona ikindi cyayi cyaryoha? Tugiye kureba rero ibirungo umuntu atakagombye kubura mu gihe agiye guteka icyayi. Ngiye rero no munsi nateguye litiro 1.5 y'amata, shyiramo ibikombe 2 by'amazi. Nawe wafungura amata yawe uko ushaka, wateka icyayi ushaka. Gusa njye nayo mata n'amazi nakoresheje, shyiramo 1/4 cya cloves cyangwa se karafu, kuko karafu ntabwo ari ngombwa kwishyira mu cyayi cy'amata, ntabwo ari ikirungo gikenerwa cyane mu cyayi cy'amata. Utayifite wateka icyayi kandi karyoha. Shyiramo na 1/4 cya mdalasini cyangwa se cinnamon. Ni kuvuga ngo na cinnamon ntabwo ari ngombwa cyane, ariko uyifite ushyiramo nkeya kuko nayo irakora, na karafu ushyiramo nkeya. Noneho nshyiramo n'ikiyiko kimwe cya iliki cyangwa se cardamom. Ni kuvuga ngo njye ntabwo narifite ifu yabyo, narifite gutyo bidatonoye, bitanaseye, ariko biba bisaba ko usa nkaho udutonora kugira ngo tuze kuba twakora neza cyane mu cyayi. Nashyizemo n'utuyiko 2 tw'amajyane y'icyayi, mpita nshyiramo n'isukari. Ni kuvuga ngo nateguye na tangawizi, yego mfite na secret vanille ku ruhande, ariko secret vanille si ngombwa, gusa iryoshya cyane icyayi. Wifite wayishyiramo. Njyewe no munsi ndashyiramo secret vanille, hanyuma tangawizi yo nibisanzwe turaza kuyishyiramo icyayi cyabize, kuko nibwo biba byizewe iyo umuntu ashyizemo tangawizi icyayi cyabize. Akenshi iyo bitekanye hari igihe gipfa. Rero uyu niwo mwanya mwiza kuba twashyiramo tangawizi, kandi biba byiza iyo wenda uvanze ibirungo byawe neza kugira ngo bibe byafata mu cyayi. Ubwo turashyiramo tangawizi kuko isukari twayishyizemo, ubundi tujye dushyiramo n'iki na vanilla cyangwa se secret vanille, ariko nayo si ngombwa. Ni ukuvuga ngo muri iki cyayi twatetse ibirungo byose twakoresheje ntabwo ari ngombwa cyane kuba wabigira byose, gusa iby'ingenzi ni cardamom cyangwa se iliki. Cardamom iryoshya icyayi cy'amata cyane. Ubwo rero icyayi cyacu turategereza ko kibira hagati y'iminota 5 kugeza ku 10 ku muriro uringaniye. Ni kuvuga ngo ushobora wakora n'utundi tuntu ku ruhande mu gihe utegereje ko icyayi cyawe kibira, kuko icyayi cyabize kiba kiryoshye cyane. Ngicyo rero icyayi cyacu kirasa neza, kiraryoshye. Muzabigerageze muzambwira. Abatarakora rero subscribe turabasaba ko mwayikora. Niba mwarayikoze ni byiza cyane, kandi murakoze kubana nanjye intambwe ku yindi. Reka tujye ku cyayi cya kabiri. Ese wari usanzwe uteka icyayi gute? Ubwo muraza kubidushirira muri comment. Niba ari ikintu tutashyizemo mwakitubwira natwe twe twakimenya. Icyayi cya kabiri ni icyayi cya mukaru. Mukaru twese dusanzwe twiteka mu rugo, yego, ariko se dukoresha ibihe birungo muri mukaru? Ni ibihe birungo biri ngombwa umuntu ko yakoresha muri mukaru? Ese ukoresha ibihe birungo? Uno munsi rero tugiye kurebera hamwe ibirungo biri ngombwa n'ibitari ngombwa muri mukaru. Nakoresheje rero ibikombe 2 by'amazi nteka icyayi, nshyiramo 1/4 cya mdalasini cyangwa se cinnamon. Kuvuga ngo ufite ibirungo by'ifu cyangwa se cinnamon iseye nicyo gipimo wakoresha nawe. Nkoresha rero nanone 1/4 cya iliki cyangwa se cardamom. Ni kuvuga ngo yo si ngombwa pe, si ngombwa. Ushaka utayifite si ngombwa habe na gato, ariko uyifite washyiramo dukeya cyane. Ariko iyo ufite cinnamon cyangwa se cloves, nibyo birungo ubundi bya mukaru, cloves na cinnamon. Ni kuvuga ngo nashyizemo n'ubundi cinnamon 1/4, shyiramo na cloves 1/4 cy'akayiko. Uhushyamo duke kuko ibyo birungo byombi birafata cyane. Ubundi shyiramo n'akayiko gato k'icyayi ka tangawizi. Ni kuvuga ngo igipimo n'ubundi nagiye nkoresha akayiko k'icyayi. Ubwo rero nahise negereza yo mushaka mwakwibaza ngo kubera iki ntashyizemo amajyane. Ntabwo ari byiza ko amajyane tuyashyiramo none ahangaha, ahubwo nashyizemo isukari ndabitekana. Ubaye ukunda nawe ukoresha isukari wayishyiramo, ubundi amajyane tuyashyiramo icyayi gisa nkaho kigiye kubira cyangwa se cyabize, nibwo biba byiza. Ubwo rero tugategereza hagati y'umunota 1 n'iminota 2 kugira ngo icyayi cyacu kibe cyasa neza. Murabibona ko kiri gusa neza cyane. Turategereza aho gato ubundi tube twagikuraho. Icyayi cyacu rero kirasa neza pe. Rero ikiza cyo guteka amajyane gutya ukashyiramo icyayi cyabize cyangwa se cyenda kubira,
icyayi kiza gisa neza, kiba gisa umutuku, namwe muri kubibona ko gisa neza. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi. Niba mutarakora subscribe ndabasaba ko mwayikora, niba mwarayikoze ni byiza cyane. Imana ikomeze kubarinda aho muri hose, mukomeze kugubwa neza, mugira ibihe byiza. Salam.